Reka nkwibariza ikintu kimwe, ni gute umumarayika waremwe na Yahweh ashobora guhinduka umwe mu mbaraga zikomeye cyane z'ikibi? Ni gute Lusiferi yavuye mu kumukorera akubaka ubwami bwe bw'inkozi z'ikibi akamuramya kugeza ubu ngubu? Igisubizo gishobora kugutangaza kuko kihishe mu byanditswe byera mu buryo abantu benshi batigeze babibona. Muri iyi video turi gusobanura impamvu nyayo yatumye Lusiferi agira imbaraga zikomeye cyane. Ugeze wumva inkuru ziwe, ariko ibi bigera kure cyane. Niki cyatumye atandukana n'abandi bamarayika baguye? Yakuye he ubumenyi bwatumye ubushobozi burenze abandi? Guma hano kuko ugiye kumenya byinshi kuri uyu mugabo. Kuko nyuma y'iyi video 99% bya nyuma muzabona Satani mu buryo mutigeze mubitekerezaho, naho 1% murasobanukirwa cyane. Hari ikintu gikomeye kigiye kubacengera mu bwonko, murakaza neza ku ijambo ry'Imana. Ku nkuru zacu zo muri Bibiliya, akoze gukora subscribe aho dukuraho ibitwikiriye amateka yo mu byanditswe byera, tukagaragaza uko uri kwihishe n'inkuru zitangaje. Niba ukunda ubusobanuro bw'ibi bintu, fata umwanya ukore subscribe ku nzira ya Christ Bible, kandi tuzakomeza kukugezaho ibiganiro byimbitse bisobanura kandi bikungahaye ku nyigisho. Uyu Lusiferi yahoze ari hafi y'Imana ubwayo. Utekereza kuri iki ngiki? Kuba hafi y'inkomoko y'ubwenge, imbaraga z'ubwiza byose, niho ubushobozi bwe bwatangiriye. Lusiferi yabonaga ibintu abandi bamarayika batigeze babona. Yarazi amabanga y'Imana, uburyo byose byaremwe, kuko imbaraga z'Imana zikora. Iyi niyo mpamvu ya mbere yamuhaye ubushobozi budasanzwe, ubumenyi. Ariko nanone ubwo bumenyi bwamuhindukiye intwaro y'ubwibone. Bibiliya ivuga ko yishimye ubwiza bwiwe akishyira hejuru kugeza ubwo yifuje kuba nk'Imana ubwayo. Ese ushobora kubitekereza? Umumarayika wari hafi cyane y'Imana akumva ashobora gufata umwanya wayo. Niko kwigomeka kwa mbere kwabayeho mu ijuru. Lusiferi ntiyashakaga gusa kuba mwiza cyangwa gukundwa, yashakaga gusimbura umuremyi. Ariko ibi byose byatangiye mu mutima, igihe yageragerezaga aho yivumbagatanya yifuza icyubahiro cy'Imana. Ubwo yarwanaga ntabwo yabuze gusa umwanya we, ahubwo yazanye kumwe n'abandi bamarayika benshi bari bamwegereye. Abo nibo bamenyekanye nk'abamarayika baguye bubaka ubwami bwe bw'umwijima. Ariko reka twihutire ku mpamvu ya kabiri, impamvu ituma Lusiferi kugeza n'ubu ngubu afite imbaraga zigaragara ku isi. Iyi niyo ishyira abantu benshi mu rujijo, kandi niba watekerezaga ko ubwa mbere butangaje, ubu buragutera ubwoba. Komeza kureba iyi video kuko ni mu bice bikurikira tugiye gusobanura uburyo Lusiferi yakoresheje ubumenyi bwiwe n'umwuka wo kwiyemera kugira ngo ashyireho ubwami buhanganye n'ubw'Imana, n'uburyo ibyo byose bigikora kugeza n'uyu munsi. Lusiferi ubwe yari mu mwambaro wera w'ijuru, aho Imana ubwayo yabaga. Yari mu rukiko rw'Imana imbere y'ubwiza bwayo. Icyubahiro n'uburenganzira yari afite byatumaga ataba gusa umunyamaboko, ahubwo aba umwe mu bari bahawe icyubahiro cyane n'abandi bamarayika. Bamubonaga nk'umuyobozi, umuntu wari hafi cyane w'umuremyi kurusha abandi bose. Mu gihe abandi bamarayika bakoreraga Imana baturutse kure, Lusiferi we yari hafi cyane ya Yahweh, bituma amenya amabanga y'ijuru abandi batigeze babona. Uwo mubano wari wihariye hagati ye n'Imana wamuhaye ubumenyi bw'akataraboneka, bukaba bwararenze imitekerereze y'abandi bamarayika bose. Ibyo byatumye abandi bamwubahaga, ndetse bamwe bamuha igicumbi cy'ubwiza n'ubwenge bw'Imana. Yari afite ubwiza butangaje, ubuhanga n'ubutware. Nta wari kumugerageza cyangwa kumwegera. Nta wundi mumarayika wari uzi ibintu nk'ibyo cyangwa uhagaze aho we yari ahagaze. Ariko we wenyine, iyo hafi y'Imana, niyo yamuhinduriye icyago. Ko yari hejuru cyane byamuhaye icyubahiro n'icyuho cyo kwibona. Ku buryo bwa pride, kwishyira hejuru, byatangiye kumurya mu mutima. Yumvise atakiri umumarayika gusa, ahubwo asa n'Imana. Mu gihe abandi bamarayika bakomeje gukorera Imana bashyize bugufi, baciye bugufi, Lusiferi we yakomeje gufuhira icyubahiro cy'Imana. Yifuza kureshya nayo akangana nkayo. Ubumenyi yari afite bwamuhumye amaso, atangira kwiyumvamo ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana ubwayo. Kandi ashobora kwibaza ati, ariko se abandi bamarayika ntibari bafite ubumenyi? Nibyo, ariko ubumenyi bwabo ntibwari buringaniye n'ubwa Lusiferi. Ibi byerekanywe n'Imana ubwayo mu gitabo cya Enoch, Book of Enoch. Urugero ni abarinzi, ibyo bita watchers, abamarayika baguye kuko bamanutse ku isi bagasangira n'abantu imbaraga z'ijuru atari yemerewe kumenyekana. Ariko dore ikintu kidasanzwe, nubwo abo barinzi basangije abantu amabanga yo mu ijuru, Imana yagaragaje ko ibyo ubumenyi bwabo ntacyo bwari bumaze ugereranyije n'ubwa Lusiferi. Reka nsobanure neza. Igihe abo barinzi baguye bakigomeka ku Mana, bakigisha abantu ibyo batemerewe kumenya, bahise batakaza burundu uburenganzira bwo gusubira mu ijuru, ndetse ntibongera kwitwa abarinzi ukundi.
ariko Lusiferi mbere y'uko agwa yari afite uruhushya rwo kuba hafi y'Imana ubwayo. Icyo nicyo cyamuhaye ubumenyi buhambaye. Abo bamarayika baguye bashakaga imbabazi cyane. Abo bamarayika baguye begera Enoki, umugabo wari ufite icyubahiro gikomeye imbere y'Imana, ngo basabire imbabazi igihe Enoki yajyanaga icyifuzo cyabo imbere y'Imana. Imana yamusubije amagambo akomeye cyane agaragaza neza imiterere y'ubumenyi abo bamarayika bari barasangije abantu. Mu gitabo cya Enoki, ubwo Enoki yasabiraga abarinzi abo bita ba watches imbere y'Imana, Imana yamubwiye amagambo ati mwari mukwiriye kuba ari mwe musabira abantu, ariko none abantu nibo babasabira. Aya magambo yari igihano gikomeye kigaragaza ko abamarayika bari bamaze guhindura inshingano zabo rwose, aho kugira ngo bayobore abantu babereke Imana, noneho bagasaba umuntu kubasubiza ku Mana. Ariko dore aho bigenda bikarushaho kugaragara neza. Igihe Imana yavugaga ku bumenyi, abo bamarayika bari barasangije abantu, yarabarwanyije rwose abwita ubusa. Imana yaravuze ati mwahishuriye abantu amabanga y'ubusa mwari mufite, kandi abo bantu basangiye namwe ubumenyi butagira umumaro. Muri Henoki 16:3. Ibi ni ingenzi cyane kuko byerekana ko nubwo abo barinzi bari bafite ubumenyi runaka, ntibwari buringaniye n'abusa n'ubwa Lusiferi. Nubwo bo baguye bakigisha abantu, abamarayika b'ijuru ntibigeze bagera ku rwego rw'ubumenyi n'ubushobozi Lusiferi yari afite. Kuba Lusiferi yari hafi cyane n'Imana byamushize ku rwego rutagereranywa n'undi mumarayika uwo ari we wese. Bibiliya nayo irabyemeza ko abamarayika bose batari bafite ubumenyi cyangwa uburenganzira bungana. Urugero muri Yobu 1:6 handitse hagira hati, hari igihe abahungu b'Imana bazaga kwiyerekana imbere y'Uwiteka, Satani nawe aza mu bo bari kumwe. Ibyo byerekana ko atari ko bose babonaga Imana kimwe, kandi Satani wari we Lusiferi yari afite uburenganzira n'ubumenyi bwihariye kurusha abandi bose mbere y'uko agwa. Ariko se waba ushaka gusoma igitabo cy'abahiganwa, Book of Giants, nicyo gikomeza iyi nkuru kikagaragaza uko abantu nabo bari abarinzi bagahigwa. Abo bitwaga abanefilimu bahindutse ibinyamaswa byangiza isi, ndetse uko bagiye basaba Enoki ngo abasabire imbabazi imbere y'Imana, ariko Imana ikabatera umugongo. Icya kabiri, Lusiferi yari umuhanga mu kugaragaza ibintu, manifestation master. Ndabizi iyo abakristo bumvise ijambo manifestation, bamwe bahita bibwira ibintu by'ubupfumu cyangwa ibitekerezo bya New Age, ariko ni mu nyumva neza, ukuri nuko Imana ubwayo ariyo manifesta ya mbere. Buri kintu tubona hano ku isi, inyanja, imisozi, inyamaswa n'abantu, byose byaturutse ku ijambo ry'Imana. Imana yari biremye ivuze iti habeho kandi hakabaho. Ibyo nibyo by'ukuri kuri manifesting, si ubupfumu, si ukugaragaza ubushake n'imbaraga by'Imana. Nta kintu kiri ku isi kitaremwe nayo. Iyo abantu bavuga ngo ndashaka manifesting ikintu, baba batabizi neza, ariko bo mu by'ukuri baba barimo kugerageza gufata iby'Imana yamaze gushyira mu isi bakabigaragaza mu buzima bwabo. Kugaragaza ibintu manifestation si uguhanga bishya, ni ukurema uko Imana yamaze kubitegura, ni ugushyira mu bikorwa icyo Imana yamaze gushyiraho. Manifestation mu buryo bwa Bibiliya nabyo bisobanura guhishura cyangwa kugaragaza ikintu, atari ugucura ibintu bishya bitigeze bibaho, nk'uko umubwiriza 1:9 bivuga. Icyabaye nicyo kizongera kuba, kandi cyakozwe nicyo kizongera gukorwa. Nta gishya kiri mu isi y'izuba. Bisobanura ko byose kugaragara cyangwa ibyo dushobora kwita manifestation ari ibintu Imana yashyizeho kuva kera, iteganyije ku bantu kubimenya no kubigaragaza mu gihe cyabyo. Iyo Bibiliya ivuga kugaragazwa cyangwa manifestation, ikoresha amagambo avuga kwerekana, guhishura cyangwa gusobanura neza ubushake bw'Imana n'imbaraga zayo. Urugero mu Baroma 8:19 havuga ngo uko kukuremwa kw'ibiremwa byose butagerageje guhishurwa kw'abana b'Imana. Aha manifestation bivuga kugaragaza ukuri kwari gusanzweho, ukuri kw'Imana ariko kutagaragara ku maso y'abantu. Muri ubwo buryo ibyo twita manifesting si gukora ibintu bishya, ahubwo no kwiyunga ku bushake bw'Imana, tukemerera ibyo byose yashyize mu isi kugaragara mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ko manifestation mu buryo bwa Bibiliya no guhishura ukuri kw'Imana, kugaragaza ibyo yashyizeho, aho gukora cyangwa guhanga ibitariho. Ariko nk'uko bimeze kuri ibi byinshi mu isi y'ubu ngubu, ibitekerezo byiza byatangiye guhinduranya. Isi ya none ikoresha ijambo manifestation mu buryo butangaje cyane, bitandukanye n'ubwo Imana yabitekerejeho, ikibona nk'imbaraga z'umuntu ubwe zo mu buhanga bw'ibyo yifuza. Ariko ibyiza by'Imana bihinduka ibibi. Ikibazo kikaba uburyo bukoreshwa mu by'ukuri. Manifestation nk'uko Bibiliya bivuga, bivuze kugaragaza cyangwa kwerekana, kuzana mu kugaragara iby'Imana yashyizeho binyuze mu myizerere. Ijambo rivugwa speech. Ibi nibyo Imana ubwayo yakoze itangira kurema isi. Ntiyigeze yicara ngo yikorere ikintu n'amaboko, ahubwo yaravuze, kandi cyabayeho ku ntangiriro 1:3. Aho ivuga ati Imana iravuga iti habeho umucyo, maze uwo mucyo ukabaho.
icyo nicyo gishushanyo nyacyo cya manifestation Imana ibi gushaka kwerekana. Buri gice cyose cyo kuremwa ku isi gikurikiza uwo murongo umwe. Imana yaravuze maze ibintu bibaho. Yaravuze koko bigomba kubaho inyenyeri, inyamaswa n'umuntu. Iyi niyo mbaraga nyakuri kugaragaza ibintu, manifestation nyabo. Imana ntiyigeze ikenera gukora ibintu n'amaboko yayo, ahubwo ijambo ryayo ryonyine ryari rihagije kugira ngo isi yose ibeho. Ariko dore ikintu gikomeye Yesu yagaragaje, imbaraga yakoresheje mu gukora ibitangaza natwe tuyifite. Yesu ubwe yavuze ko twifuza cyose gishobora kuba ukuri igihe cyose twizera tudashidikanya. Muri Mariko 11:23-24 Yesu yaravuze ati, ndababwira ukuri yuko umuntu wese ubwira uru rutare ati imuka ujye mu nyanja, kandi udashidikanya mu mutima we, ahubwo akizera ibyo avuga ko bigomba kuba, azabihabwa. Nicyo gituma mbabwira yuko ibyo musaba byose musenga mwizere ko mwabibonye, maze mubibone koko. Bisobanura ko manifestation ishingiye ku kwizera, ku kwemera imbaraga z'Imana no ku mbaraga z'amaboko yayo n'amagambo yayo, imbaraga z'umutima n'ururimi. Imana ubwayo izi neza uburyo amagambo n'ibitekerezo byacu bifite imbaraga zikomeye, nk'uko Imigani 18:21 ibigaragaza. Urupfu n'ubugingo biri mu mbaraga z'ururimi rwanyu, kandi abayikunda bazarya imbuto zayo. Amagambo tuvuga ashobora kurema ubuzima cyangwa gusenya ubuzima. Niyo mpamvu tugomba kuyakoresha twitonze, kuko amagambo arimo imbaraga z'Imana yaduhaye nk'abantu yaremye mu ishusho yayo. Nanone Lusiferi, umumarayika wari afite ijambo ry'Imana, wari utuye hafi y'Imana cyane, yabimenye neza. Yabonye imbaraga zirema zituruka mu ijambo ry'Imana, uburyo ivuga ikintu kikabaho, ariko arabyifuza kubwe. Yashatse kwigira nk'Imana, kugira ububasha bwo kuvuga ibintu bikaba, kuko ako kagambane kiwe niko kamugejeje aho yaguye. Ko Lusiferi yari azi ko ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga bifite ubushobozi bwo guhindura ukuri kugaragara. Ni impano y'Imana yahaye umuntu, imurema mu ishusho yayo. Ubu tumaze kuvuga ku mbaraga z'ururimi no ku buryo amagambo Imana yaremye isi yose, ariko noneho reka durusheho kureba ikintu gikomeye cyane kirimo ubuhanga n'amayobera akomeye. Imana ntihagarariye gusa ku kurema isi, yakoze ikirenze ibyo, kuko yahaye umuntu impano y'ikirenga, ubushobozi bwo kurema, guhanga no kuzana ibintu mu buzima. Iyo ni impano ifite inkomoko mu kuba twararemwe mu ishusho y'Imana ubwayo, nk'uko Itangiriro 1:27 yabivuga hati, nuko Imana irema umuntu imushyira mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana yamuremye, umugabo n'umugore irabarema. Ibi bisobanuye ko umuntu harimo isura y'imbaraga z'Imana, harimo ubushobozi bwo gucyaha, gutegeka no guhanga ibintu bishya. Tekereza gatoya, ibintu byose tubona uyu munsi, inyubako ndende, indege, telefone zigezweho nka za iPhone, ibyo byose byatangiriye mu bitekerezo by'umuntu. Ntibyigeze bibaho mu buryo bw'umubiri imbere, ariko kubera impano y'Imana n'ubuhanga Imana yaduhaye, ibyo bitekerezo byabaye ibintu bifatika. Iyi niyo mbaraga twahawe nk'abana b'Imana, ubushobozi bwo gufata ibiri mu bitekerezo byacu tukabihindura ibintu bigaragara mu isi. Ni impano ikomeye cyane, kandi niyo yatumye umuntu aba uwihariye mu biremwa byose. Ariko ahangaha niho ibintu bitangirira gutangara cyane. Iyi mpano nyine yo kurema no gutegeka niyo Lusiferi yari yifuje cyane kurusha ibindi byose. Nk'umumarayika wari hafi cyane y'Imana, yarazi neza ko imbaraga zayo zikora, kandi yarategereje igihe Imana izamureka kugira ubwo bushobozi. Yashakaga kuba nk'Imana, kugira ngo ububasha bwo kuvuga ikintu kikabaho, kurema no guhindura ukuri. Ariko Imana ntiyamuhaye ubwo bushobozi, ahubwo yahisemo kuduha twebwe abantu ubwo butware n'ububasha bwo gutegeka isi. Nk'uko Itangiriro 1:28 bivuga hati, nuko Imana ibaha umugisha, irababwira iti, mwororoke, mwiyongere, mwuzure isi, muyitegeke, mutegeke amafi yo mu nyanja, inyoni zo mu kirere n'ibikururuka byose byo ku isi. Imana ntiyahaye ubwo butware Lusiferi, ahubwo yarabutwihereye. Ibi nibyo byatumye Lusiferi yuzura ishyari n'umujinya, kuko umuntu uwo yitaga umunyantege nkeya yahawe icyubahiro n'ububasha yifuza kubona. Imana yaduhaye ishusho yayo, iduhereza ubushobozi bwo gutegeka isi, mu gihe Lusiferi we yari afite inshingano yo kuba ukuboko kw'iburyo kw'Imana, umurinzi w'umuyobozi w'abamarayika bose. Ariko igihe cyose yitegerezaga umuntu, yabonaga ikintu yifuzaga ariko atigeze ahabwa. Lusiferi yifuzaga kugira ubushobozi Imana yahaye umuntu, ubushobozi bwo kurema, ubushobozi bwo kwigenga n'ubushobozi bwo kugira ishusho y'Imana ubwe. Yashakaga kuba nk'Imana ndetse kurusha Imana. Niyo mpamvu Yesaya 14:13-14 ivuga amagambo y'ukuri y'icyo yibwira mu mutima wiwe. Yaravuze mu mutima we ati, nzazamuka njye hejuru, nzishyira hejuru y'inyenyeri z'Imana, nicarane n'abateranira ku misozi w'Imana.
nzazamuka hejuru y'ibicu, nzaba nk'Uwiteka ushobora byose. Icyo gihe niho ishyari n'ubwibone byatangiye kumurya. Yabonaga ko umuntu afite impano z'Imana zamurengereye, kandi byaramukangaga cyane bikanamubabaza impamvu Lusiferi yanga umuntu. Aha niho igihishwe cy'urwango rwa Lusiferi ku muntu gituruka. Aramwanga kuko abona umuntu yihariye mu buryo yifuje ariko atigeze abona. Twebwe twahawe ububasha bwo gutegeka isi, ishusho y'Imana mu buzima bwacu, n'ubushobozi bwo guhanga no kuvuga bigahinduka ibintu bifatika. Ibi byose nibyo Lusiferi yifuzaga, ariko Imana ntiyabimuhaye, kandi kuko atigeze abyemererwa yahisemo kubifata ku ngufu. Icyo gihe nibwo kwigomeka kwe kwatangiye. Yashakaga kubaka cyangwa akaba nk'Imana, akagira ububasha bwo kuvuga ikintu cyose kikaba, kandi yabonye ubwo buryo bwo kugerageza ibyo abinyujije mu kurwanya Imana n'abantu. Umwami wa manifestation rero uko Lusiferi yabaye wo kwiyerekana. Lusiferi yarazi neza ko amagambo afite imbaraga. Yari yarabonye Imana ivuga ati habeho, maze ibintu bigahita biba. Nawe yagerageje gukoresha ubwo buryo mu buryo bubi. Iyo urebye amagambo yavuze mu kwigomeka kwiwe arakomeye cyane. Igihe yavugaga ko azazamuka akagera mu bicu, ntibyari inzozi gusa, ari ugutangaza ku bushake bwiwe. Yizera ko kuvuga ibyo byonyine bizamushyira mu rwego rw'Imana. Nuko yakoresheje amagambo nk'intwaro mu buryo bwo kugaragaza icyifuzo cye mu buryo bw'umwuka. None se ntibisa neza n'ibyo tubona mu isi y'ubu ngubu? Abantu bavuga ngo vuga ibyo ushaka ubihamye bizaba. Iyo ni filozofiya nshyashya ni Lusiferi yagerageje bwa mbere mu ijuru. Lusiferi yaravuze ati nzazamuka hejuru, nzaba nk'Imana. Ese aya magambo ntasanzwe? Nubwo yavuzwe kera cyane, uyu munsi turumva ibintu bisa nk'ibyo hirya no hino. Abantu benshi bavuga kuri manifestation yo kugaragaza ibyifuzo byawe, baba bavuga ubukire, intsinzi cyangwa imbaraga. Ariko ikintu abantu benshi batazi nuko Lusiferi yari amaze kumenya iryo banga rya kera cyane mbere y'uko isi ibimenya, kandi koko rimwe na rimwe byamukundiye, nibura ku rugero runaka. Nubwo atigeze agera ku rwego rw'Imana ishobora byose, yabashije kubaka ubwami bwiwe mu buryo butangaje. Yabaye nk'Imana ku bantu bamwe. Mu mateka yose, abantu ndetse no muri iki gihe, hari abagenda bamwubaha bakamwita umwami wabo. Ubwenge n'uburiganya bwa Lusiferi. Lusiferi yakoresheje imbaraga yabonanye Imana arazihinduranya. Yafashe ubuhanga n'ubushobozi byo kurema yigeze kubona mu ijuru, maze abikoresha mu kubaka ubwami bw'ikinyoma n'uburiganya ku isi. Ubu ngubu hari amatsinda yose y'abantu yitwa Luciferianisme cyangwa Satanisme. Abantu bahamya ko bamwubaha, bamubona nk'ikimenyetso cy'urumuri, ubwenge n'imbaraga, nk'uko yari ameze mbere y'uko acibwa mu butware bw'Imana. Ariko se ikirenze byose ni iki? Nuko atari we wenyine muri ubwo bugome. Ibyanditswe bivuga neza ko abamarayika benshi bamukurikiye mu kwigomeka. Kwigomeka kw'abamarayika, 1/3 cy'ijuru. Igitabo cy'Ibyahishuwe 12 kivuga amagambo akomeye cyane. Umugara we wagushije 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru azitera ku isi. Izo nyenyeri zigwa hano zivugwa cyane n'abamarayika. Bamwe bigeze gukorera Imana, ariko bakagwa mu buriganya bwa Lusiferi. Yabakuyemo kwizera, abahenda akoresheje amagambo ye yuzuye ubwibone n'amasezerano y'ibinyoma. Mu magambo makeya yabashije kugaragaza ubushake bwe ku rwego rw'umwuka, ku buryo n'abamarayika ubwabo bari aho ngaho mu ijuru bahisemo kumukurikira. Ubwami bw'ibinyoma n'ubwibone. Nyamara ubwami bwa Lusiferi bushingiye ku kwibeshya n'ubwibone. Yashatse kuba nk'Imana, ariko ibyo yubatse byose bishingiye ku kinyoma. Yabaye nk'Imana ku bantu bamwe, ariko mu by'ukuri ikigereranyo cy'inyomoka y'ubutware nyakuri. Yakoresheje uburiganya kugira ngo akurure abamukurikira, abasezeranya ubwenge n'imbaraga, nk'uko abigenje mu busitani bwa Eden igihe yageragezaga Eva ngo arye imbuto y'ubumenyi. Ariko kuri ni uku nguku, ibyo Lusiferi atanga ni igicucu cy'ubushobozi n'ubwiza bivuye ku Mana. Ntashobora kurema ibintu bishya byonyine, ashobora guhinduranya iby'Imana yamaze kurema. Agafata impano y'ubwisanzure Imana yahaye abantu akayigira intwaro yo kwigomeka. None se iki ni iki gituma Lusiferi afite imbaraga nyinshi kuri? Impamvu nyamukuru zirimo ibintu bike by'ingenzi: ubuyobozi n'icyubahiro yari afite mu ijuru, ubumenyi yari afite ku by'ubwiru bw'Imana, n'ubushobozi bwo kuyobya no gukoresha imbaraga zo kugaragaza ibyifuzo yifuzaga. Niyo byasobanuraga kwigomeka ku Mana. Imbaraga Lusiferi ntizizashingira gusa ku mbaraga cyangwa ku bwiza, zishingiye ku mwanya yari afite hafi y'Imana. Yagiraga uburyo bwo kwegera ku bintu by'ubwiru bw'Imana nta yindi marayika yabaga abifite. Nta wundi mumarayika wabaga hafi cyangwa amenye ubwo bumenyi, kandi ubwo bumenyi bwamuhaye ubushobozi bwo kuyobya no kugerageza abantu n'abamarayika.
ibyo byose byamugushije mu moshya ubw'ishyari n'ubwibone byamusibye amaso, ntiyumva kandi ko atizeraga ko aba nk'Imana. Nubwo yabigerageje, cyatumye Lusiferi aba umuntu cyangwa ikiremwa yagiteye ubwoba cyane nuko yafashe ibintu yari azi ku Mana, nko kugaragaza ibyifuzo, ubutegetsi, n'ukuntu umuntu ashobora kugira ingaruka ku bandi abihindura agendeye ku nyungu ze bwite. Ntashobora kurema nk'Imana, niyo mpamvu yahisemo konona. Ntashobora kuba nk'Imana, niyo mpamvu yahisemo kwigomeka. Kandi muri ubwo bugome bwiwe yashoboye gukurura abandi bamukurikira, haba abamarayika cyangwa abantu, maze yubaka ubwami bwe bw'ibinyoma n'ubwibone. Imbaraga za Lusiferi zishingiye ku bushobozi afite bwo kwemeza abandi ko nabo bashobora kuba nk'Imana nk'uko nawe yagerageje kubaho. Ariko dukwiye kwibuka ko izo mbaraga zose zigira iherezo kandi zizacirwaho iteka. Nubwo Lusiferi asa nk'ufite imbaraga, ubwami bwe bushingiye ku kinyoma no ku bintu by'igihe gitoya bizarangira. Imbaraga z'ukuri ziri ku Mana, we waremye byose kandi akaduha impano zidasanzwe yo kuba twararemwe mu ishusho yiwe. Dufite ubushobozi bwo kurema, kuvuga, ubuzima no gukora ubushake bwe hano ku isi. Lusiferi ashobora gusa kwigana no guhungabanya iby'Imana yamaze kuduha. Ubu ni wowe utekereza iki? Ese kumenya inkomoko y'imbaraga za Lusiferi bihindura uburyo wabonagamo ko ukora muri iyi si? Tangira usangize ibitekerezo byawe kandi ntuzibagirwe gusangiza iri somo n'undi muntu ushobora kurikenera. Ese wakoze subscribe? Niba utarayikora kugira ngo Nyagasani akomeze guha umugisha, natwe tubashe kugira byinshi tubasha kugeraho kuri urubuga no gukomeza gusakaza ijambo ry'Imana. Mwakoze kubana natwe. Runo rubuga rutangaza inkuru zo muri Bibiliya.